Hello les amis, imyitwarire itandatu iburizamo igikundiro cyawe nibyo tugiye kuganiraho. Dore ibintu wimenyereje bibuzamo igikundiro cyawe ugomba gukora mu buzima bwawe niba wifuza gukundwa n'abantu maze ukagera no ku byiza wifuza mu byerekeye imibanire yawe n'abantu. Ni ngombwa cyane. Niba uyu munsi uri umuntu utinya kuvuga, utiyizeye muri wowe, maze bigatuma utaba umuntu wisanzuye mu mibanire n'abandi, birashoboka ko wenda haba hari rimwe na rimwe hari nk'ikosa ukora rijyanye n'ibintu bikubuza kugirirwa igikundiro, akaba aribyo bikwicira icyo gikundiro cyawe. Ni ngombwa rero kubikosora uhereye none kugira ngo abantu bazashobore kugukunda hanyuma bakwakire byoroshye muri bo. Ikintu cya mbere rero ugomba guhagarika ni ugushaka kwiyerekana kuri umuntu wo hejuru, witaka cyane ukarenza urugero. Bya bindi uba uri mu bantu ugasanga uravuga nakoze ibi, ndi umukire, mfite ibi n'ibi, cyangwa se ndi mwiza cyane, nseka neza. N'imbuga nkoranyambaga nyine abantu usanga arajyaho akitaka akavuga ibyiza, bya bindi ubona ko bikabije. Ibyo ni ibintu bigushyira hasi bikamanura igikundiro cyawe, kubera ko uburyo umuntu wifitiye icyizere ntabwo akenera kwizamura ubwe yereka isi yose ibyo yagezeho, uburyo ari mwiza. No, ahubwo akora ibikorwa ubundi bikivugira. Ibyo bikora umuntu ukeneye gusobanurira abandi ibimwerekeye kugira ngo bamwemere. Uvuga ngo we ntiyiyemera, kubera ko umuntu nk'uwo yumva hari ikintu abura, ntabwo atekanye muri we. Noneho agakenera rero ko abandi hari ikintu nka kashe bamushyiraho bakamwemera. Akeneye ko bamwitaho, agahora ashakisha ko abantu bo hanze ye aribo bemeza ko akomeye, aribo bemeza ko ari mwiza, agomba kubibibutsa ko afite ibi n'ibi. Ibyo ni ukutagira ikintu cyo kugira icyizere. Ibyo bintu rero bigabanya igikundiro abantu bakugirira. Niba ubikora ni ngombwa kubireka ukamenya kuba umuntu wicisha make. Niba uganira n'abantu ukumva urifuza kwivugaho ibintu byiza, kuko nyine bishobora kuza, umuntu n'umuntu, nibyo n'abantu hari igihe ushaka kubwira abantu byiza, n'ibintu ni kamere y'umuntu. Ihangane uyirwanye, wihangane ubigumane. Ni ngombwa cyane, nibyo bizakubahisha bikaguhesha igikundiro. Kubaho wivuga ibigwi si ngombwa, burya ibikorwa birivugira. Abantu baba kureba, abantu bazi uriwe, abantu benshi baba bakuzi. Reka ahubwo abantu rero azaba ari bo bakuvugaho ibyiza byawe, babibwira abandi. Iyo uri umuntu uzi ibintu, uri umuntu ugera ku bikorwa byiza bikomeye n'ibindi bintu biranga ko uri umuntu uteye imbere ukomeye, abantu barabyimenyera ubwabo, maze ugasanga nibo babikwiza no mu bandi. Nibo babivuga bati uriya muntu yateye imbere, wa muntu wo kwa naka yakoze. Ugasanga biguhesheje agaciro, biguhesheje icyubahiro kurusha ari wowe ugiye ubyivugira, bigahinduka ubwirasi. Hari abantu babibonamo nk'ubwirasi, ugasanga ntibagukunze, igikundiro cyawe kikagabanuka. Abantu benshi burya baba bazi uwo uri we, utagombye rwose kubibaratira. Ntabwo ari ngombwa guhora wivuga neza, wivuga ibigwi, ni bibi cyane. Jya rero ucisha bugufi mu biganiro byawe n'abandi, wirinde kuzana n'ibiganiro bivuga kuri wowe buri gihe. Ntabwo aba ari ngombwa kuganira ibindi bintu, keretse ari nk'ahantu nyine buri wese ari kwivuga, avuga ibyo ari nk'ikiganiro cyabugenewe. Ariko guhora wivuga ukabona ko bikabije, ni ikintu gituma abandi bantu batabigukundira. Ugomba kwiga kubigabanya. Iyo ni imyitwarire ugomba gusezerera uyu munsi, guhera uyu munsi. Imyitwarire ya kabiri rero ugomba kureka ni ukutamenya kureba abantu mu maso igihe uri kuganira nabo. Ugasanga urahisha amaso yawe, wajya kuvugana n'umuntu ugasanga urirebera hasi, urirebera ku ruhande, amaso utayazamura ngo murebane. Iyo udashobora kurebana n'umuntu burya muganira, bivuga ko ari ibintu bikubangamiye, ko wiyumvamo umutekano muke muri wowe, nta cyizere uba wifitiye. Bigatuma rero wumva utamerewe neza mu kuvugana n'abandi, bigatuma usa n'ushaka kwihisha ugahisha amaso yawe. Ni ngombwa rero kumenya kureba umuntu mu maso muri kuganira. Byerekana ko uzi ibyo uvuga, kwemera neza ibyo uri kuvuga, kandi ko wifitiye icyizere. Bigatuma n'ibyo kuvuga rero bihabwa agaciro kurushaho. Urumva abantu bakabona ko uri umuntu uhamye, uzi icyo uvuga, wiyubashye. Bigatuma rero na cya gikundiro cyawe kizamuka.
ikintu cya gatatu kiburizamo igikundiro cyawe ni ukutamenya guhagarara neza wemye. Usange niba ahantu wicaye cyangwa ahantu uhagaze nk'umuntu nyine wizeye. Iyo utazi kwifata neza mu guhagarara wigondeka, uko ubonye mu bantu bigusha igikundiro cyawe. Hari ukuntu umuntu ahagarara ukabona ko afite ukuntu atizeye, ukabona ko afite ikibazo. Iyo umuntu ahagarara neza yemye, abantu barabimukundira. Iyo hari ukuntu umuntu ahagarara bikamuhesha agaciro gake mu bantu, ukabibona bigatanga ishusho y'umuntu utifitiye icyizere, utamerewe neza muri we, ku buryo bigaragara ko ari umuntu no mu marangamutima ye utameze neza, ko afite amarangamutima mabi. Icyo gihe rero nta muntu wifuza kuba yaganira nawe. Urumva nawe wakuza kuganira n'umuntu ubona ko afite amarangamutima mabi. Ugomba rero kwibuka gucunga neza ukuntu uhagarara, ukamenya neza niba uhagaze neza wemye, niba utigondetse, niba utahagaze nk'umuntu wahwereye. Ugomba kubyibuka kenshi, uzayibona ni ikintu kizakugarurira igikundiro, kikakugiraho ingaruka nziza mu kuganira n'abantu. Abantu bakakugirira igikundiro, bakakugirira icyizere, uko babona uri umuntu uhamye, uri umuntu wizeye, uhagaze neza muri wowe. Ntabwo ukeneye kwigondeka cyangwa kureba ukuntu nk'umuntu utamerewe neza muri we. Ni ngombwa cyane. Ikindi kintu, imyitwarire ya kane yangiza igikundiro ni ukugira ijwi ridasohoka neza. Usa n'uwarimiriye imbere kubera ko nta cyizere wigirira, ugasanga uravuga abantu ntibumve ibyo uri kuvuga. Ukavuga ugasanga uri umuntu uvuga buhoro nk'utizeye neza ibyo ari kuvuga. Urumva icyo gihe ntabwo abantu bagusanga, kubera ko kugana nawe biragoye, ntibumve ibyo uvuga, urarimira ukarikira imbere. Iyo wizeye uravuga, ijwi rigasohoka neza, rikumvikana, abantu bakumva icyo uri kuvuga, ntibakenere kukubwira ngo uvuze ngo iki, subiramo ntabwo twumvise. Niba uganira n'abantu, jya ugenzura neza rero ko ijwi ryawe ryumvikana neza, kugira ngo mu gihe uvuze abantu bakugire icyizere. Si ngombwa kuvuga cyane, icy'ingenzi ni ijwi ryumvikana rituje, kubera ko wifitiye icyizere. Ni ngombwa cyane. Ushobora kwitoza buhoro buhoro bikagenda biza. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu wakwigaya ufite icyo kibazo, ariko ugerageza kugenda witoza buhoro buhoro, bigenda biza. Ugenda ukosora, waba ufite n'ikibazo wagira utegwa ugakosora, ibyo birumvikana. Ikindi kintu cya gatanu cyangiza igikundiro cyawe mu mibanire yawe n'abandi, ugomba kureka uyu munsi, ni ukuba umuntu mwiza cyane, ugakabya bya bintu urenze urugero, ugahora ushaka gushimisha abandi. Ibyo ni ibintu bikugushamo. Bya bindi wowe ushaka gushimisha abandi, ugasanga nibyo bintu bikuranga. Kubera iki? Wenda aha cyane cyane ni ibintu biranga abantu batinya kuvuga. Abantu batinya kuvuga usanga bashaka gukora nk'ibikorwa byiza kugira bashimisha abandi, bakabyishamo kugira ngo wenda batavuga, abantu babakundire yuko babakorera ibyiza, kubera ko bafite icyo kintu cyo kutigirira icyizere. Ugasanga rero baribwira ko nibagirira abandi neza bazabyishimira, noneho nabo bakabagirira neza ku rundi ruhande. Ariko siko bigenda mu mibanire y'abantu, babibeshye. Iyo bikabije rero abantu barakwifatira, bakakumaramo ubuntu, bakakumaramo imbaraga zawe. Usange gutya bakugize umuntu mwiza, bifatiye nyine. Niba muhurira no mu kintu, niba muhurira nko mu kazi, ahantu hose muhuriye, igihe cyose bakeneye ikintu ugasanga niwe bareba, ni wowe ugomba gukora iki, ni wowe ugomba kugira gutya. Kubera iki? Barakwifatiye. Kubera iki? Uri umuntu mwiza cyane, ugakabya. Ntabwo uzi guhakana, ntabwo uzi kugira ibyo uvuga uti hoya. Ugasanga ndetse ubaye n'umuntu mwiza no ku bantu batakubaha na gake. Bibaho cyane, kugira ngo wenda urebe ko bakubaha, kugira ngo wenda wereke we ko uri umuntu mwiza, umuntu akabakugirira nabi, umuntu akagusuzugura ntakubahe, ariko wowe ugakomeza ukamwereka ko uri umuntu mwiza, ugakabya, ukarenza urugero. Iryo ni ikosa rikomeye, rigusha icyubahiro cyawe n'igikundiro cyawe. Ugomba kumenya neza ko ibyo bintu bikugushamo, ukamenya guhagarika ibyo bintu. Ni ibintu rero bizanwa no kumenya kwigirira icyizere. Niba kwigirira icyizere, bizagenda biza. Uhagarike ibyo bintu byo gushaka kwigira umuntu mwiza, ugakabya. Ugomba kugira ukamenya gushyiraho imipaka, ukabwira abantu uti oya hano, oya
ibi ntibishoboka, ibi ntibikunze, ibi ntabwo nashaka kubigukorera uko ubyifuza, maze ukamenya noneho wewe kwita kuri wowe, ugahinduka umuntu ugera ku nzozi zawe kurusha gushaka kwereka abantu kuri umuntu mwiza ukarenza. Ntabwo bivuga ko utagira abantu neza, ariko nyine ugomba kumenya iki urugero rwiza ubikoramo, kandi ukabikora ubikoze biturutse kuri wowe, atari ibintu ukora nyine kugira ngo uhishe muri cya kintu cyo gutatinya kuvuga, uhishe muri cya kintu cy'ukuntu utamerewe neza muri wowe. Imyitwarire ya karindwi rero ari nayo ya nyuma iburizamo igikundiro cyawe, ni ukunegura abandi, ukabanyura inyuma, ukabavuga nabi badahari. Biriya bintu ni ibintu byangiza igikundiro cyawe, cyane cyane iyo abantu babimenye, cyangwa se nawe uri kubwira babonamo kuri umuntu udashobotse, utari wo kwiringira, ugasanga igikundiro cyawe kirangiritse. Abantu nk'aho wundi ntabwo ari n'abantu bo kwiyegereza hafi yawe. Iyo uri umuntu uzi ko avuga abandi, abagira abandi inyuma, akavuga abandi badahari, niyo yaza kubwira ugomba kumwitondera, ukamenya ko atari umuntu wo kwiringira, wo kwiyegereza. Hari abantu burya bakunda kuvuga abandi, ugasanga bari mu matsinda yo kunegurana, bavuga abandi bibi kubera wenda n'ishyari ariko nakubateye, ariko ibyiza bamwe n'abo bantu iyo bamenye ubashyira ku ruhande, kubera ko ibyo agukorera nawe ibyo akorera abandi, niba nakubwira wowe aza kukubwira avuga abandi, ibyo akorera abandi nawe n'ibyo agukorera yageze ahandi hantu. Ubwo urumva ko ni umuntu wo kwitondera. Umuntu uvuga abandi badahari, yaganira burya n'abanyabwenge bazamufata nk'umuntu utari uwo kwizera, mubi cyane, ndetse ku buryo bahitamo kumuhunga. Urumva iyo uvuga abandi ntabwo ari ikintu cyakuzamura igikundiro, ahubwo ni ikintu gikwinjira igikundiro abantu bakugiriraga, ugasanga bikugushijemo. Icecekere rero ibyo wari kuvuga ubigumane, bizongera igikundiro cyawe mu bantu. Niyo waba ubitekereje bikujemo, wowe vuga uti oya bisinda bivuga, reka byihorere, birangushiriza igikundiro, ubigumane muri wowe, uganire ibintu bindi bitavuga abandi nabi, uzabibona abantu bazabikubahira, birushaho kuzamura igikundiro cyawe. Cyo ni ikintu cyangwa cyane. Mwabyumvise rero, ni ibintu bitandatu bigufasha biburizamo kwigira igikundiro, ugomba gusezerera ukabikosora uhereye noneho. Nuhagarika iyi myitwarire yose bizakongera igikundiro, uzabibona. Fata icyemezo uyu munsi ubisezerere, uzabona imibanire yawe n'abandi izagira neza cyane, abantu babigukundire, igikundiro cyawe kizamuke, icyubahiro cyawe kizamuke. Mwakoze rero, mugire umunsi mwiza, nawe utaha ku yindi video. Mukomeze mwiyiteho. Yari Lady Jane, bakunda cyane. Bye bye.